Mwongeye kwirirwa abavandimwe bumenyi ya TV. Aka kandi turi kumwe n'umuvandimwe Francis. Nkuko bisanzwe reka turebere hamwe rero isomo rindi rishyashya. Mbere ya byose kora subscribe niba utarayikora, kanda kuri handitse amagambo subscribe, ukande akazogera kugira ngo ujye ubona inkuru zacu zihuse zikugeraho. Tubashe kungurana ibitekerezo mu buryo butandukanye bwose. Turebera hamwe isomo cyangwa ubumenyi, hari ababuzi hari abatarabumenya, ariko tugiye kurebera hamwe ubumenyi butandukanye bigendanye nuko wakoresha mashini yawe. Urugero wenda ukaba ushaka ko amashusho, ugashaka ko cyangwa ukaba wahuye n'ikibazo bwa mbere, ukaba wahuye n'ikibazo kuri mashini yawe ndika iterekana amashusho, iterekana amafoto. Uburyo iterekanamo amafoto rero ibyo bishobora guterwa kuri website runaka, wenda bitewe n'uko washaka kujya ku rubuga ruriho amafoto ukabasha kuyareba nk'uko tubikorera hano ku gihe. Ukabasha kujya kuri YouTube yawe ukaba ubasha kubona amakuru atandukanye ariho, ariko noneho ukaba ushobora kugeraho ukagira ikibazo cy'uko utabasha kuyabona. Ese ni gute noneho aya mafoto nayabona? Ubwo nibwo buryo tugiye kurebamo rero. Nk'ubwo hano urabona ko ndi kubona amashusho atandukanye yerekana background biri gukorerwa muri iyo video. Nayireba yenda ikanyatira nkabasha kuyikirika nkayifungura, ariko hari igihe uzagera ku mashini usanga ntibibasha kugaragara. Icyo gihe bitabasha kugaragara rero ni gute wabyemeza cyangwa ni gute wabihisha? Ushaka yenda ko hari abana babasha kureba nko kuri YouTube ngo bahite bareba amafoto y'ikintu babonyeho kiri kuri background agikirikeho. Ni gute rero ntwabikoramo? Reka tubirebere hamwe. Wenda ugeze ukahura n'iki kibazo, wajya gufungura nk'igihe ugasanga kimeze gutya, wafungura ugira ngo hari amafoto ariho y'amashusho twarimo tureba, tugasanga nta kintu na kimwe itwereka. Ese izo nkuru uburyo twabigenza gute? Tukajya tubonaho amagambo ariko ahantu hari ifoto ntigaragare, kandi ukajya wenda n'ikibazo cya network yawe nkeya, ariko network yawe nkeya, network uyifite ariko ukabona ko ahantu hari amafoto hajya hagomba kuba hari ifoto igaragara ntigaragare. Ibi bibazo uhuye nabyo wabigikemura ute? Ese cyangwa ushaka kubishyiramo wabishyiramo gute? Ibyo bijya bibaho bitewe n'iki na besoin z'umuntu uko bigenda. Ese ngiye kuri YouTube nkakirikaho nshaka kwirebera wenda gusoma ndabizi, cyangwa wenda mfite ikibazo cy'ubumuga wenda simbasha kubasha kureba amagambo wenda ngo nyasome, ariko ifoto ndayireba wenda nkahita menya reaction yayo. Ni gute nayibona ku mashini yanjye mfitemo browser nsanze byagenze gutya? Ari icyo kibazo muhe nacyo, ngasanga video kuri YouTube yose ya video ya background igaragara inyuma nta nimwe igaragara usibye amagambo gusa. Ese iki kibazo ngiye ureba na mashini yawe ifite ikibazo cyangwa hari ahandi uburyo wabikoramo? Biroroshye cyane. Kora subscribe kuri ubumenyi ya TV, twungurana ibitekerezo. Ujye ku rubuga rwacu ubumenyi ya TV, urukirikeho ubone amavideo yacu uko agaragara rwose neza. Bikore ukwarika kuri ubumenyi ya TV, wisearchinga kuri YouTube, ubasha kugira ugibona amakuru yacu yizewe, kandi ubashe kujibona ibiganiro byacu byizewe. Nimba turi hano kuri YouTube ukande kuri ubumenyi TV, yahita bizamo rwose amakuru yacu atandukanye yarebeho. Ubundi ukande kuri nkuru imwe muri zo ubashe kudukurikirana, ukwitse ku nkuru imwe muri zo ubashe kubona ibitandukanye kuri byo. Nurangiza uyikirikeho, uyifungure, uyirebe. Nyuma yo kuyireba ukande kuri subscribe, ubashe kuduha amakuru abone. Ubikoresha igifaransa kuri s'abonner cyangwa ukande kuri subscribe. Kuri subscribe ubashe kuduha komeza kudutera imbere. Nanjye kurera karere isomo tugiye gukomezaho. Nkuko hano urabona turi kureba ibyo kwamamaza amafoto atandukanye, ariko nituza kubidisablinga cyangwa tukareba aho byo byiza, hari igihe ushobora gusanga ntabyo uri kubona nk'ibi ngibi. Utari kubibona nk'ibi ngibi rero wabigenza ute kugira ngo bigaragare nk'uko turi kureba hano? Tukasanga nta bihari, ni amagambo gusa yanditseho kandi byari bigomba kuboneka. Urabona ko nta kintu gihari. Ni gute twabyemeza twanga twabigaragaza kugira ngo ubashe kujya umenya amakuru atandukanye? Hano kuri profile kuri WhatsApp yawe nayo ugasanga byapfuye. Umuntu akoze ifoto nturi bubashe kuyirebaho kuri WhatsApp. Urabona ko kuri hano tujya dushyira amafoto kuri profile nta
foto n'imwe ya profile iri kugaragara. Ese ubonye uhuye n'iki kibazo byagenda bite? Haba no muri hano babigenda gute? Ni gute twabyemezamo cyangwa tudashaka kuzigaragaza kuri profile yingana gute? Nta profile z'abantu nshaka, ndashaka yenda kugira amagambo gusa. Ni uburyo biterwa n'icyo umuntu ashaka n'icyo yasetinzemo. Ese uhuye n'aka kantu wakitwara mute? Umuntu niba yakoresheje ifoto biragenda bite? Urayibona? Hano nk'ubu ngubu hari ifoto bayohereje, akoresheje ifoto ntiwayibona kuko iri, urabona ko nta foto nta image n'imwe igaragaraho. Ni gute rero tugiye kubirebera hano kuri uburyo wabyemeza cyangwa ukabigaruramo. Reka rero tuce mu buryo bwo kubirebamo. Nk'ubwo twarimo tubireba hano ko turi kubibona aya mafoto akagaragaraho, ni gute twaba byapfiriye he cyangwa ni gute nabikuramo? Urajya muri mashini yawe, muri browser yawe uri gukoresha utari kubonaho aya mafoto nkuko turi kubireba. Ujye muri mashini yawe aho utari kubona amafoto, ugende ujye muri mu iguni hejuru hahera kuri browser yawe, utugikirike mu tudomo dutatu, uhakirike umanuke ukirike kuri settings, uhakirike nyuma guhitamo settings, uraza uze muri privacy and security. Ni ukuvuga ngo ni settings cyangwa ni parametres za browser yawe cyangwa program ukoresha kuri internet. Nurangiza umanuke ukirike handitse ngo site settings, uhakirike. Nuvuga ngo mara kwakirika urahita umanuka hano hasi uze ahantu handitse ngo image, handitsemo ngo don't allow site to show image. Ntabwo wemerewe ko website yose yerekana image. Uhakirike, noneho uze ukirike, nubona amaboko ari kuri don't allow, ukirike kuri site can show image. Birabihagije. Ubundi usubire inyuma ukore refresh kuri ya website wari uriho, uhita ureba uko bigenze. Urahita ubona ko igihe kirafungutse rwose, kirimo kirafunguka n'amafoto arahisaza. Murahita mubona ko bihita bikunda, amafoto agahitaza kuri browser hose hahandi. Tugenda kuri YouTube hamwe twarimo tubirebera tukagira nayo, dushobora gusanga turebe amafoto naho arahitazaho. Amafoto arahitazaho nkuko twari kubibona. Urabona ko amafoto hano naho ahisazaho ya noza zitandukanye. Hamwe twari turimo turebera tutareba urabona ko amafoto ahisazaho. Tugiye kuri YouTube isanzwe yenda tuzagiye kuri ubumenyi CCTV, tuhita tubona ko amafoto aragaragara rwose, yerekana inkuru iri content. Murahita mubibona ko kuri YouTube agaragara, atari ukuvuga ngo ni ikibazo cyane twakenye, ahubwo ari uko byari bitagaragara. Ubu nibwo buryo turi kurebamo umuntu enabling amafoto akagaragara kuri site runaka ariho. No kuri Facebook, kuri tugiye hano naho tukanebuninga kuri WhatsApp yacu twahuje na mashini, tuhita tubona ko za amafoto y'abantu kuri groupe WhatsApp arahita agaragara rwose. Ifunguke kuri WhatsApp mbere ko bihita bigaragara. Urahita ubona ko amafoto bashyize kuri profile zabo ahita agaragara nkuko bimeze muri kubireba ahangaha, kandi mbere y'ibyo ntiyagaragara kubera ko akari akantu katari kagize. Nanone uburyo ushobora kubukoresha bitewe n'iki, genda ukaba wati kuri iyi website nshaka kuri nuza yanjye, telefone yanjye, cyangwa kuri telefone ndabibereka hano kuri mashini ndi kubikwereka. No kuri telefone ni buriya buryo ubikoramo, ariko kuba wenda hari abana bakunda kuyikinisha, bakunda kureba ibintu by'amafoto kuri browser runaka, wenda bakakirika ku bitabemerewe. Reka mbe mbihishe mu gihe bari kuyikinisha bataza kuza gukora ibara bakareba ibitari byo, ubwo cyangwa kaneza ibibazo bitewe n'uko wenda ari ibyo bagiye kurebaho batabisobanukiwe, bigatuma yenda umwana atabasha kugira tandansi yo kureba ibyo amafoto ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni uburyo rero umuntu adisableingamo cyangwa yemera ko amafoto agaragara kuri website runaka cyangwa akayahishamo. Dore ni uburyo twabirebamo. Kora subscribe kuri ubumenyi CCTV, ukane no kukazugira kugira ngo inkuru tukizeho ujye ubasha kuzibona ku gihe. Ni ubwo buryo twarimo turebamo uko wabasha
kugaragaza amafoto cyangwa kuyadisablinga cyangwa kutayerekana kuri website runaka. Ikindi ni uko ushobora kugenda yenda ukavuga ati sinshaka gufunga ibintu byose kuri nuza, ndashaka gufungira urubuga rumwe, naho uzaca muri privacy and security, uze kuri site settings, noneho iyo website ushaka gushyira ku rutonde rw'izo ushaka gufunga, uze hano muri hano kuri site and settings image, urahita ubona ko hano can show image. Hano ushobora gushyiramo website ushaka ko bari bureba ama image gusa, kandi izindi zikazerekana. Uzaza hano urugero wandikemo ko ushaka kwandika gushyira kuri www.youtube.com. urugero ni example, ngire kuri add. Ubwo ningira add irahita izaho hano. Noneho ushobora kuvuga ngo iki, kuyikuraho, ushobora kuyikuraho hano. Noneho nkayemera ko nkavuga ngo don't allow customize allowed to show image, ukayerekana. Izemerewe kuyerekana hano hasi wazishyiraho ko bati allowed to show image, ukazishyiraho. Zitemerewe ukazikuraho. Uvuga ngo hano ufitemo izi not allowed to show image ni YouTube iyi ntabwo yemerewe kwerekana amafoto, ariko Facebook allowed to show image ukazishyira hano hasi. Reka turebe wenda nk'urugero dukore nk'iyo tutashyizeho, turebe uko bigenda kuzitwereka cyangwa kazihisha, tuhita tubibona. Kuri YouTube twavuze ko nta mafoto tutemerewe kubonaho amafoto, tugiye kuri loadinga turebe ko byemejwe koko. Urahita ubona koko iri washyize ko utemerewe kurebwa ko kwerekana image kuri iyo ngiyi. Urahita ubona ko itemerewe kujya kwerekana ama image. Shaka kuyikuraho kugira ngo yemerere kwerekana cyangwa mpindure settings hano, nzajya kuri remove kugira ngo ivemo. Ni ubwo buryo twayishyiraho cyangwa twayikuraho. Turebe nda nka Facebook twemerewe kwerekana amafoto, irebyemereka. Turebe igihe tutashyize muri ziriya cyiciro, turebe ko bimeze. Nacyo ntabwo cyemewe kwerekana don't allow, kubera ko biri muri cya cyiciro cyo hejuru kibanza. Ariko nshatse kugira ngo nyikuremo nzidablinge, reka turebe n'iyi Facebook. Urabona ko nayo reka tujye kuri Facebook turebe yenda yo twemerewe kwerekana amafoto. Facebook tubariyo twinjiraho turebe. Okay, now washyize block this one, you don't have any permission to show those images. Reka turebe ko tugira, tujya kuri privacy, tukajya kuri settings, ukaza ugahitamo izo wemerera ko zerekana amafoto cyangwa zitayemerera kuyerekana. Nabwo ko ari hano, izi ngizi ningira remove irahita ivamo. Ubwo ngo no site added not allowed to show image, ni hano kuniho nono allowed to show image, naho nshobora kuyishyiraho cyangwa nkayikuraho ntihagire ikintu gisigaramo. Babona n'uburyo bitewe n'ama website ufite uko wayayemerera cyangwa ukayakuramo. Ariko hano hejuru kubera ko hari kuri not allow, hano ni don't allow, n'izindi site wari wazikuyemo zose uko nta nimwe wafunze muri rusange, ko nta website nimwe yemerewe kwerekana intuza izo foto. Ariko ushyize hano ugashyira kuri allow, hano site can show image, hano ugashyiraho ikongeramo izindi website ushaka ko ziterekana amafoto, izi ngizi zishyizemo not allowed hano zirahita zitazivamo rwose. Ntabwo zemererwa kwerekana ayo mafoto yo kuzicishaho. Niko twarimo tubirebamo. Murakoze, murakarama. Kora subscribe, kora ku ijambo subscribe cyangwa s'abone mu gifaransa, ubashe kujya ubona ibiganiro byacu bihiseho ku munota ku munota. Murakoze, murakarama. Mwari kumwe na Francis Xavier, wifuriza ishya n'ihirwe.